nongeye kubasuhuza ari nako mbifuriza ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye mukaba mukomeje kugenda mubana natwe gatanu kuri gatanu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye nk'uko bisanzwe ni M247 TV. Reka rero mbifurize ibihe byiza, ikaze rero mu makuru yacu. Reka tuganire duhere mu Rwanda. Hari bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge. Abaturage barasaba guhabwa ingurane y'imitungo yabo bakimuka aho batuye kuko rero ngo batewe impungenge n'inzu batuyemo zashegeshwe n'amabuye aturitswa n'intambi zo mu birombe by'amabuye baturanye. Bamwe muri abaturage babwiye kimwe mu bitangazamakuru bikorera mu Rwanda ko babangamiwe cyane n'uburyo inzu zabo zashegeshwe n'intambi z'ibirombe bicukurwamo amabuye y'agaciro. Bavuga ko inzu zabo zamaze rero kwangirika ku buryo rero ngo bukomeye, ndetse kandi bakabahangayikishijwe nuko batajya bemererwa kuzisana kubera ko bamaze kubarirwa amafaranga bazishyurwa kugira ngo rero bimuke. Hanyuma muri ako gace hakaba habaruwe ingo zigera kuri 29 ziri muri metero 300 uvuye aho ibyo birombe biri, ariko 16 muri zo nizo zimuwe gusa nk'uko aya makuru atugera komeza kugenda bigaragaza. Uwo mukecuru umwe yagize ati reba agakoni kanjye, reba ukuntu urutame rwakagize, uru ni urutame rwakagize gutya, ubu ndi ku gasozi kandi niko kangaburiraga. Undi yagize ati hagiye gushira umwaka batubariye ibyo babaze baraje mu by'ukuri baranabitwereka ati bari kumwe n'abayobozi bo ku karere ati turashima mu by'ukuri nta kibazo. Uwitwa Ndahiro uhagarariye sosiyete y'Abashinwa iri mu zifite ibi birombe yavuze ko hari uburyo bemeje ko bazajya bishyura aba baturage. Yagize ati twagiranye inama n'abaturage n'ubuyobozi tubabwira ko hazaba igice cya mbere n'igice cya kabiri. Ati hari inama rero zakozwe abaturage barimo, ati mu by'ukuri twemeza ko hazabanza kwishyurwa abantu bari bafite ikibazo mu gice cya mbere kandi abo bose ati baragiye. Ati igice cya kabiri rero twavuze ko nidutangira kongera gukora mu by'ukuri tukabasatira tukabona hari ikibazo gikomeye cyane aribwo tuzicara tukareba. Ati kugeza ubu rero ntabwo turi gukora nk'uko yabitangaje. Gusa aba baturage bavuga ko kuba inzu zabo ziri kwangirika kandi batemerewe kuzisana biri kubabangamira cyane ku buryo bafite impungenge ko zishobora kubagwaho nk'uko babibwiye itangazamakuru. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aherutse kuzamura mu ntera abacungagereza bagera 77 bari mu byiciro bitandukanye by'amapeti. Bigaragara mu iteka rya Perezida nimero 07 agakoni 01 ryo ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 2021 riri mu igazeti ya leta idasanzwe ryo ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 2021 yaciye mu by'ukuri ashingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015 cyane cyane mu ngingo yaryo y'112, y'120, y'122 n'y'176. Yashingiye kandi ku iteka rya Perezida nimero 31 agakoni 01 ryo ku itariki ya 21 ukwezi kwa mbere 2018 rishyiraho stati yihariye igenga abacungagereza cyane cyane mu ngingo yaryo ya 18 ya 19 bisabwe na Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta. Bikaba kandi byaranemejwe n'inama ya Minisitiri yateranye ku itariki ya 14 Gashyantare 2021 nyuma yo kubisuzuma. Nk'uko bigaragara mu mugereka w'iri teka abacungagereza 85 bari bafite ipeti rya Chief Inspector of Prison bazamuwe mu ntera ku ipeti rya Superintendent of Prison. Hanyuma abacungagereza 58 bari bafite ipeti rya Inspector of Prison bazamuwe mu ntera ku ipeti rya Chief Inspector of Prison CIP. Hanyuma abacungagereza 19 bari bafite ipeti rya Assistant Inspector of Prison bazamuwe mu ntera ku ipeti rya Inspector of Prison IP. Hanyuma 13 bari bafite ipeti rya Chief Sergeant, umwe wari ufite ipeti rya Senior Sergeant n'undi wari ufite ipeti rya Sergeant bazamuwe mu ntera ku ipeti rya Assistant Inspector of Prison. Abacungagereza rero bagera kuri 677 nibo baherukaga kuzamurwa mu ntera tariki ya 31 Ukuboza 2020, barimo 110 bahawe ipeti rya CCGT, barimo 392 bahawe irya CACGT ndetse na 75 bahawe irya CGT n'abandi bagera ku 100 bahawe irya Corporal. Ngibyo rero navuga ko mu by'ukuri ari inkuru nziza kuri aba bacungagereza bazamuwe mu ntera. Mu by'ukuri kuba akazi gakomeye cyane bakora umunsi ku wundi, mu by'ukuri navuga ko ari ikintu cyiza
mu by'ukuri kuko n'umushahara wabo ukaba ukomeza kugenda uzamuka. Mu yandi makuru reka mbabwire ko inama y'igihugu y'itangazamakuru Media Council yakuweho mu mavugurura amaze iminsi akorwa mu bigo bya leta. Inshingano zayo zishyirwa muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc n'ikigo gishinzwe imiyoborere myiza RGB, aho cyahawe inshingano zijyanye no kubakira ubushobozi abanyamakuru. Guhera umwaka ushize guverinoma y'u Rwanda iri gukora amavugurura mu miterere y'ibigo byayo hagamijwe kurushaho kubiha ubushobozi bukenewe kuzamura itangwa rya serivisi ku baturage. Muri ayo mavugurura mu nzego zimwe umubare w'abakozi uragabanuka, mu zindi biyongere ati bitewe n'igikenewe kugira ngo rero inzego zirusheho gutunganya inshingano zazo kandi n'umutungo w'igihugu ugenda ku bakozi ugende aho bikenewe kandi uburyo serivisi zitangwa buzamuke. N'amavugurura rero yatumye ibigo bimwe na bimwe bifite inshingano zifite aho zihuriye mu by'ukuri bihuzwa kugira ngo guverinoma igabanye ikiguzi kigenda ku guhemba no kwita ku bakozi aho bidakenewe, imbaraga zongerwe mu bikorwa na serivisi z'iterambere abo bakozi bashinzwe. Kimwe mu bigo byamaze kumenyekana ko byavuyeho harimo inama nkuru y'itangazamakuru yari imaze imyaka 19 ifite mu nshingano kubaka ubushobozi bw'abanyamakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nama yagiyeho muri 2002 ishinzwe kugenzura ibitangazwa n'ibinyamakuru gusa. Muri 2013 inshingano ziyongereho guhugura ndetse no kubakira ubushobozi abanyamakuru ndetse n'ibinyamakuru ngo ibitangazwa bibe binoze n'imicungire y'ibitangazamakuru inoge. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo Mifotora Musonera Gaspard yabwiye kimwe mu bitangazamakuru bikora mu Rwanda ko amavugurura atari umwihariko wa Media Council kuko hari n'ibindi bigo byahujwe, ati byose bikaba bigamije kunoza imikorere. Yagize ati ntabwo wagira abakozi batatu ari bo bafite inshingano z'urwego maze ngo ababafasha abe ari bo benshi cyane n'amafaranga abagendaho ari menshi. Ati ni kwa kureba rero ukavuga uti ariko ibi ntibyakora ukundi, byarushaho kugira igisobanuro ndetse n'akamaro karenzeho. Leta ati yaravuze iti hari aho dutakaza ibitari ngombwa cyane, tugasanga mu nshingano nyamukuru z'urwego harimo abantu batatu ariko abandi bakozi babafasha mu nshingano ugasanga bagera ku 10. Yatanze urugero rw'aho wasangaga inzego ebyiri cyangwa se ibigo bibiri bya leta bifite inshingano zijya gusa, ati nyamara buri rwego rufite abashinzwe imari barwo kandi bishoboka ko izo nzego zahuzwa zikareberwa n'umuntu umwe cyangwa se bake bashinzwe imari n'icungamutungo. Musonera agize ati ni kwa kwisuzuma ngo amafaranga ashyirwe aho bikenewe kurenza ahandi, ati hakibazwa ahakenewe kongerwa n'ahari izirenze izikenewe zikimurirwa aho zikenewe. Inzego za leta mu by'ukuri atiziberaho kugira ngo zigire ibyo zigeza ku baturage bijyanye n'iterambere. Ati ntabwo rero wafata ingengo y'imari yose ngo ishirire ku bakozi n'ibikoresho gusa ngo noneho usange umugabane mu by'ukuri ugiye ku bikorwa by'iterambere urushaho kugenda ugabanuka. Musonera akaba yavuze ko inshingano z'inama nkuru y'itangazamakuru zashyizwe muri Minaloc ni Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, ari narwo rwego rwari rusanzwe rureberera iyo nama. Ibijyanye no kubakira ubushobozi abanyamakuru n'ibitangazamakuru byashyizwe muri RGB isanganywe n'ishami rishinzwe itangazamakuru. Biteganywe ko ukwezi kwa Gashyantare 2021 kuzarangira amavugurura yarangiye ku bijyanye n'ishyirwa mu myanya y'abakozi, ari nabwo hazamenyekana ibyavuye mu mavugurura. Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo ivuga ko amavugurura agamije gutuma leta igera ku ntego yihaye ko muri 2024 zirimo ko serivisi zishobora gutangwa mu ikoranabuhanga zaba zagezweho kimwe n'ibindi biteganywa nk'uko yakomeje kugenda ibitangaza.